irire neza umviriza iyi nzara igiye kuza aho waba uri herereye aho ari hose kandi mu bihugu byose byo mu isi. Mwitegure, waba uri umunyarwanda, waba uri umurundi, waba uri umukongomani, waba uri umunyafurika mu bindi bihugu, waba uri mu Buraya, waba uri muri Amerika, waba uri muri Canada, waba uri aho waba uherereye hose, iyi nzara izakugeraho. Icyo usabwa nta kindi, urasabwa guhunika. Imana irangije ambwira ngo ninze mbwira abantu bahunike. Mani tugirire neza, so ni mashando wiribirify, abantu bahunike bitegurira iyi nzara kandi babe maso. Nimvuga ibi ngibi nturi bubyumve, kuko ibi ngibi byumvwa n'abari n'abanyamwuka, byumvwa n'abana b'ibwami, byumvwa n'abageze ku musaraba, ariko kuko uri umunyamubiri ntabwo wabasha kubyumva. Mani tugirire neza. Jambo ry'Imana ryo ryarambwiye ngo aba bantu bafite amaso ntibabona, bafite amatwi ntibumva neza. Wakabaye umunyabwenge wakwitaye ku iherezo ryawe. Iryo yerekwa ndaribona, ribona n'amaso yanjye, ndabyitegereza ndabireba. Imana irangije irambwira ngo ninze mbwira abantu babe maso basenge kandi basengesha umwuka iteka. Aba bantu babe maso, aba bantu mwitegure kandi mwirimbishe mwiboneze. Abantu bakunze inyigisho z'ibitangaza, abantu bakunze gusenga badakijijwe, abantu bakunze kuba mu rusengero ariko badakijijwe, abantu bakunze kubyina ariko ibyo nabyo Imana yabirambiwe. Abantu bari bati inzu y'Imana. Reka mbabwire, nimugire vuba. Yewe usenga senga n'umwete, yewe senga senga n'umwete. Nawe uri mu byaha kandi nawe bikorana umwete. Igihe cy'isarura gishize, abakozi bose bazataha, kandi umwami w'abazabakira ababwira ati mwakoze neza Mana yanjye. Ntege ndakuburiye, ndakubwira ngo iyarure hakiri kare, iyarure hakiri ku manywa, kuko byanze bikunze igihe kiraje kandi kirasohoye. Ngo abasenga Data mu kuri no mu mwuka aba ari bo bamusenga. Mwagwije ubuhanuzi bw'ibinyoma, mwagwije ubuhanuzi bw'ibifatika, mwagwije ubuhanuzi bw'amazu, mwagwije ubuhanuzi bw'amafaranga, mwagwije ubuhanuzi bwo kubeshya, ndetse abandi mwishakira izindi mbaraga, mwishakira izindi mana, mwimura Imana yaremye isi n'ijuru, ariko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru. Umva ijambo ukuntu rivuga, rivuga ngo nakurakariye uburakari bw'akanya gato bituma nkwima amaso. Imana itugirire neza. Nakurakariye uburakari bw'akanya gato bituma nkwima amaso. Hari uburakari Imana yarakaye, hari umubabaro wateye Imana, hari agahinda wateye Imana, hari amarira. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ibabajwe n'abantu yagiriye neza, ibabajwe n'abantu yambitse, ibabajwe n'abantu yahaye ijambo, ibabajwe n'abantu yavanye kure, ibabajwe n'abantu yahaye agaciro bo bakayitesha agaciro, yahaye ijambo bo bakayambura ijambo, yahaye icyubahiro bo ariko Mana, iyi Mana iri mu gihugu cyo mu ijuru. Nzateza inzara mu gihugu, nzateza inzara mu gihugu. Ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari iyo kumva amagambo y'Uwiteka. Imana impa rino jambo imbwira ikintu cy'inzara, mbona iryo yerekwa abantu bashonje, nkabona abantu bananutse, nkabona abantu baguye umwuma. Imana irangije irambwira ngo kuko abantu banze gukunda ijambo ryayo, kuko abantu banze gukunda ukuri, kubera yuko abantu banze gusoma Bibiliya, abantu banze gukunda Imana ngo bakunde amagambo y'umwimerere, ngo bakunde gushaka mu maso y'Uwiteka, abantu ntibagishaka kubwirwa ibyaha kuko amatwi yabo babarya.
bashaka ibibaryoheye, bashaka ibibanezeza, bashaka ubabwire ko bagiye kubona abagabo, bagiye kubona viza, bagiye kubona imodoka, bagiye kujya i Buraya, bagiye kubona indege, bagiye kubaka ama etaje. Mbega abantu barashaka ubutumwa buhuye n'irari ryabo. ariko umva mbabwire mwabapfapfa mwe, Imana y'amahoro ibagirire neza, Imana y'amahoro ibarengere. Dore Yesu ahagaze ku rugi arimo arakomanga, arimo aravuga ngo yewe 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 nimube maso kandi muhunike yemwe, inzara yigiye kuza kandi inzara igiye gutera mu gihugu. Imana irambwira ngo inzara igiye gutera mu gihugu, kandi mwivomera amazi, mwibikira amazi, kuko imigezi itemba amazi meza y'ubugingo. Iyo migezi igiye gukama. Abantu benshi bagiye kurwanya icyo bita ijambo ry'ukuri, barice kandi burundu. Ijambo ryo kwihana ibyaha, iryo ngiryo abantu bagiye kurica. Hagiye kuboneka inyigisho abantu benshi baziyoboke, kandi abantu benshi bazikunde, kandi abantu benshi bazisangemo. Inyigisho z'ibinyoma, inyigisho ziyobya, inyigisho zitarimo kwihana ibyaha, ndetse abantu bashakashaka Imana ariko ntibazayibona. Imana irangije irambwira ngo bita hirya no hino bashaka ijambo ry'Uwiteka be kuribona. Imana itugirire neza. Bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Uwiteka be kuribona. Imana y'amahoro itugirire neza. Uwo munsi inkumi nziza n'abasore bazicwa n'inyota. Yewe mwabakobwa mwe, mwabasore mwe, Imana y'amahoro itugirire neza. Harya ngo mwakoze umubiri. Yewe mwabakobwa mwe, harya ngo mwisize, ngo mufite inzobe nziza, ngo mufite amata ya geriri. Umva nkubwire, inzara niza byose bizavaho, bizashira. Muzajarajara imitima ibahagararemo, imitima itimbaguze. Ntabwo uzongera kumenya ko ari wowe wateruye ibyuma, nta nubwo uzongera kumenya ko ari wowe wari ufite bwa bwiza, ari wowe wari ufite ya mabuno. Umva nkubwire, uwirata yirate ko afite Kristo utuye muri we, yirate ko Yesu atuye muri we, ko yabaye icyaremwe gishya. Irate ko amazina yawe yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Naho ibindi barakubeshya, naho ibindi. Umubiri ni ubusa urashira, umubiri urashonga, waba ubyibushye waba unanutse uzapfa. Kandi gupfa si ikibazo, ahubwo upfuye ute? Gupfa udafite Yesu nicyo kibazo. Gupfa urimbutse nicyo kibazo. Kandi warabwiwe wamuririmbye yararirimbye aravuga ngo iyo mbimenya nari gufata Yesu hareka ibindangaza. Abantu benshi barangariye mu bitagira umumaro, abantu barangariye mu bitagira umumaro. Basore murangariye mu guterura ibyuma, ngo murakora amatuza, ngo murakora amababa. Ariko yaba mwabimenyaga ubwo busore bwawe ukabukoresha igihe cy'iminsi mibi itaraza. Wa musore we, koresha ubwo busore bwawe, ubukoresha mu kubaha Imana, ubukoresha no kubana n'abantu bose amahoro iminsi mibi itaraza. Wa mukobwa we, ubwo bwiza bwawe ntacyo bumaze, nta kintu bwamara, kuko ntibaburya, nta kintu bwagufasha, nta kintu. Ku munsi w'amakuba ntibuzakurengera, ku munsi w'amakuba uzakubita hirya no hino ushake n'uwakuvugisha. Uyu munsi uravuga ngo ubayeho, kandi nawe urabizi. Wa mukobwa we, nubwo ubayeho ubwo bwiza bwawe ngo ubayeho, nibwo ukoresha. Hari amarira y'abadamu benshi bari kurira kubera yuko wabatwariye abagabo. Hari abana benshi batakijya ku ishuri, papa wabo waramutwaye. Urabizi aho amavuta uyakura mu binyoma, imyambaro uyikura mu binyoma. Urabizi aho inkweto ziva, urabizi. Urirata ngo uba muri etaje, nawe urabizi aho amafaranga uyakura, nawe urabizi aho ava, nawe urabizi uko bimeze. Manuka ujye muri komenti wandike muti Imana ngomororera. Jya muri komenti wandike muti ndasaba Imana ingomororere, ndasaba Imana ingirira ubuntu, ndasaba Imana ingirira imbabazi, ndasaba Imana intabare. Manuka ujye muri komenti andikamo izina ryawe uti ngewe runaka. Yesu ashimwe. Ndagusuhuje nshuti y'umusaraba, nkwifurije amahoro y'Imana. Ndizera ko mumeze neza aho muherereye hose. Uwiteka abarinze, kandi ukuboko kwiza kw'Imana kubonetse kuri mwebwe. Ni mwene so Profete Emma ugusuhuza, nkwifurije amahoro y'Imana. Ndagarutse rero, twari tumaze iminsi tutari kubonana, ariko nzi neza ko mumaze iminsi mukurikira
amateraniro hano kuri Prophet Emma. Rero kuri we wamaze gukoraho subscribe, Imana iguha umugisha, kuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri wowe. Nawe utarayikora yikore kugira ngo tujye tubana mu buzima bwa buri munsi. Ndumva mu bihe bigiye kuza tugiye kujya tubana kenshi kandi mu ijambo ry'imbaraga, mu ijambo ribohora. Rero muri iyi saha y'igitangaza Imana iduhaye, kuko iyi ni isaha y'umugisha, iyi ni isaha yo kubohoka, iyi ni isaha yo guhindurirwa ubuzima. Aho uherereye hose, aho nkurikiye uri, ndagira ngo nkubwire ngo iyi ni isaha yawe yo kwakira umugisha w'Imana. Iyi ni isaha yawe yo kwakira igitangaza, iyi ni isaha yawe yo guhindurirwa amateka. Hari ubuhanuzi rero Imana impaye kugira ngo nze kukubwira. Hari ibintu Imana ije mbwiye ngo nze nkubwire, mbwire isi yose, mbwire abumva ururimi rw'ikinyarwanda aho muherereye hose. Abumva ururimi rw'ikinyarwanda aho uherereye hose, birashoboka ko uri mu Rwanda, birashoboka ko uri mu Burundi, inshuti zacu z'Abarundi, Imana y'amahoro ibahereza umugisha. Ariko umuntu wese wumva ururimi mvuga ndetse n'urusobanurirwa n'abandi. Hari abandi barusobanurirwa n'abandi, abandi babasha kurusobanurirwa na Google. Ariko reka nkubwire ngo Imana y'amahoro iguhereza umugisha. Mbere ya byose reka tubanze dusengane Imana. Data, ndagushima kuri Imana igira neza, uri Imana yumva gusenga, uri Imana ibeshaho. Uratabara, ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe rirahindura, ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe rirazura, ijambo ryawe ni umutsima. Aya masaha ncishijwe bugufi kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru, ncishijwe bugufi kugira ngo icyubahiro cyanjye kibure hagaragara icyawe. Ntaba ari njye uvuga, aba ari we wururuka wivugire, aba ari we wururuka wikorere, ngaho ngwino uganze kandi utegeke, ni mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Imana y'amahoro ishimwe cyane, izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Aya masaha rero ndaje ngo tuganire, nkuzaniye ijambo ry'Imana, ariko nanone nja kukubwira ubuhanuzi Imana yampaye. Iki Imana yambwiye kubwira isi yose ni iki rero? Iki ngiye kukubwira ucyumve, kandi ab'Imana bumva amagambo y'Imana. Turi mu bihe bya nyuma, turi mu bihe bigoye, turi mu bihe biruhije, turi mu bihe abantu benshi bishakiye ibibanezeza, bakishakira inyigisho ziryoheye amatwi yabo, ndetse bakishakira ibintu byinshi binezeza ubuzima bwabo, bakibera mu bibanezeza, bakibera mu bibashimisha. Kandi ni koko ni byiza, ugomba kwishima, ariko nanone wibuke yuko icyazanye Yesu yazanywe no kugira ngo zibone ubugingo kandi bwinshi. Hari ikintu abantu bibeshya. Abantu benshi bibeshya yuko Yesu yazanywe no kugira ngo tubone ubutunzi, tubone amafaranga, ndetse abenshi bakibeshya ko umuntu ufite Imana ari umuntu ukora ibitangaza, ibigaragara cyangwa se ibitagaragara. Akenshi tugeze mu bihe abantu Imana bayishakira mu bintu bifatika. Gusa umuntu arashaka Imana ayishakira mu bintu bifatika, umuntu arashaka Imana ayishakira mu bigaragara, umuntu arashaka Imana ayirebera mu myambaro. N'umuntu yaza avuga Imana ariko yaba adafite imyambaro, atambaye uko wumva ubishaka, ukumva ko nta Mana afite. Wabona umuntu udatunze imodoka nziza, ukumva ko nta Mana afite. Wabona umuntu udasengera mu rusengero rukaze cyane, ukumva ko nta Mana afite. Reka nkubwire, ahantu hose Imana irahatura, kuko Bibiliya itubwira ko Yesu Kristo uyu nguyu umwami w'amahoro ari we mwami wacu, ari we data wa twese. Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, uyu munsi wicaye iburyo bw'Imana ishobora byose, yavukiye mu kiraro cy'inka, niko Bibiliya itwereka. Bibiliya ivuga ngo yarinze ava mu isi, nta nzu yari afite, nta modoka, nta mugore, ariko icyo ni uko yashatse kwisanisha, akambara kamero k'umwana w'umuntu, akambara kamero k'umwana w'umuntu, akaza hano mu isi, akabana natwe, agasangira, akagenda nk'umuntu. Icyo gihe yambaye akamero k'umwana w'umuntu, yicisha bugufi muri byose. Byari bikwiriye rero ko natwe tumukorera, twicisha bugufi. Imana y'amahoro itugirire neza, twicisha bugufi tukagenda. Bibiliya iravuga ngo nimwihesha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo.
birakwiriye rero ko twicisha bugufi tukihesha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo, tukihesha agaciro nk'abakozi b'Imana bavuga gukomera kw'Imana, bavuga ineza y'Imana. uri umuririmbyi, birakwiriye ko wihesha agaciro nk'umukozi w'Imana ugabura iby'Imana. uri umuvugabutumwa, ihesha agaciro nk'umuhanuzi w'Imana, kuko igihe kiraje kandi kirasohoye. nta yindi misiyo Yesu yaduhaye. yatanze misiyo ivuga ngo nimugende mu mahanga yose, mu mahanga yose, Imana itugirire neza, mubwiriza abantu ubutumwa bwiza, mubwiriza abantu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ubutumwa bwiza. Imana y'amahoro itugirire neza, ubutumwa bwiza, maze abemera muzababatize. Imana itugirire neza. Rero biratangaje, uyu munsi abantu basigaye banezezwa nuko ibitangaza bikoreka, abantu basigaye banezezwa nuko babwiriza umuriro ukaka, abantu basigaye banezezwa nuko bahanura umuriro ukaka. Yego nibyo, ni byiza, ni byiza ko wabwiriza rwose ukaba ufite amavuta, ni byiza ko wahanura ariko ukaba ufite amavuta, ni byiza ko waririmba pe ukaba ufite amavuta, no gusirimba ni byiza, no kubyina ni byiza, kandi ni byiza ko Imana ikora ibitangaza, kandi n'ukuri iranabikora yokabyara. ariko ni byiza ko umenya neza ko amazina yawe yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. ni byiza kumenya yuko uwo mwami uvuga, uwo Kristo urimo uvuga, uwo Kristo ubwira abandi, menya niba amazina yawe yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. mu bantu Kristo azi nawe warakuzi, mu ba Kristo yamenye nawe yarakumenye. muri iyi mbyuzi umwuka aririmba ngo nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe mu byiza Imana yavuze byose, nta kiruta iki ko Yesu ankunda. nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ntakwiriye. Imana ishimwe cyane. uyu muririmbyi aravuga ngo nishimiye ko Yesu ankunda. Imana itugirire neza. wagakwiye kunezezwa nuko Yesu Kristo agukunda. mu bana b'Imana, mu gitabo cy'abana b'Imana izina ryawe rikaba ryanditswemo. benshi muranezezwa no kwakira ibitangaza ariko ntimushaka nyiri ibitangaza. ariko nje kukubwira iki, tugeze ku mugoroba w'isi, tugeze mu gihe buri muntu wese yagakwiye kwisuzuma ukireba. uba umuvugabutumwa, uba umwapotere, uba umubishopu, uba umurevera, ube pasitori usanzwe, uba umuhanuzi w'Imana, uko waba umeze uko ariko kose, icyo Yesu agukeneyeho, agukeneye wera imbuto, agukeneye ukiranuka, agukeneye utunganye. Imana itugirire neza. agukeneye utunganye. abantu bakeneye, murimo murashaka ubutumwa, murashaka inyigisho zibanezeza, ariko Pawulo yarabivuze avuga ngo mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. abantu bazaba bikunda, abantu bazaba bibona, abantu bazaba birarira, abantu bazaba bikakaza, abantu bazaba bishyira hejuru, bazaba badakundana. Imana itugirire neza. ariko uyu munsi byakumarira iki? nibyo utunze ubuhanuzi, wabwiwe kuzurira indege, wabwiwe kuzajya i Burayi, wabwiwe yuko uzubaka ama etaje, ni byiza, ariko ibyo n'abapagani barabifite, ibyo n'abanyamahanga barabifite, ibyo n'abarozi barabifite. ariko twebwe icyo turusha abandi, haleluya, Imana ishimwe, icyo turusha abandi, tubarusha kubika ibyasezeranijwe. Imana itugirire neza. Yesu rero yantumye ngo nze mbwira abantu bave mu byo bibwira, abantu bahinduke kandi bahindukire, abantu bahinduke kandi bahindukire. Yesu antumye kukubwira wowe ukora umurimo w'Imana ariko ugakora n'ibyaha,
witwa kuba mu rusengero ariko uracyari umurozi, witwa kuba mu rusengero ariko uracyasambana. Ntabwo Yesu arakugeraho, ntabwo Yesu aragufataho, kuko uwo Yesu yafasheho arahinduka. Imana itugirire neza. Uwo Yesu yagezeho arahinduka akaba icyaremwe gishya. Pasiteri Yesu yagezeho arahinduka, ntabwo agira amagambo. Pasiteri Yesu yagezeho ntasambana, Pasiteri Yesu yagezeho ntanywa inzoga, Pasiteri Yesu atuyemo ntabwo uzamusanga aba mu rusengero ngo ajye no mu bapfumu. Hari inyigisho ndimo ndabategurira z'ubuyoba abantu basigaye babamo. Mubona ibitangaza hanze aha ngaha, ukabona abantu barahaguruka, ibirema birahaguruka mu tugare, ukabona abaje bacumbagira bazanye imbago barazitaho ngaho. Ariko se koko nyirizina ni Yesu uri gukora, cyangwa hari izindi mbaraga zihishe inyuma y'ibyo ngibyo? Reka nkubwire igitangaza cya mbere gikomeye ukwiriye kwishimira uzananezererwa, ni ukuba Yesu yarampaye agakiza, ni ukuba Yesu yaraguhaye agakiza. Yesu ubwo yaguhaye agakiza nicyo gitangaza gikomeye cyane. Ibindi bitangaza ni rusange. Kumpa inzu, Yesu we yarabidusezeranyije azaduha inzu. Ni ukuri. Abahanuzi guhanura ngo Yesu aguhaye inzu, Yesu aguhaye imodoka, Yesu aguhaye amafaranga, Yesu aguhaye ubutunzi, ibyo byose urapfa ukabisiga. Ariko hari ikintu kimwe Yesu ajya atanga. Haleluya, Imana ishimwe. Ibyo byose ubiburana amahoro. Ugira imodoka nziza, ujya ugira amafaranga ariko ukabura amahoro, ujya ugira ubutunzi ariko ukabura amahoro, ujya ugira inzu ariko ukabura amahoro, ugira umugore mwiza ukanabyirata ariko ukamuburana amahoro. Ariko iyo Yesu yageze muri wowe, Yesu ageze akaguha amahoro. Yesu iyo yageze mu muntu amuha amahoro. Yesu iyo yageze mu muntu aramurwanirira. Yesu iyo yageze mu muntu amubera umurengezi. Yesu iyo yageze mu muntu amufasha muri byose. Imana itugirire neza. Yesu iyo yageze muri wowe, umuririmbyi yuzuye umwuka aririmba muri 171 aravuga ngo amahoro Yesu aha abantu be, ngo ayo mahoro ntagira akagero, ngo ntarondoreka. Oh Mana we, ngo ajya ahumuriza abayafite. Izo ni mashando wiribirivana. Aya mahoro ngo ajya ahumuriza abayafite, ngo nutayata wowe ubwawe, nutayata ntawayagukuraho. Reka nkubwire, amahoro Yesu atanga nta muntu waza ngo ayakwambure, kuko no mu bihe bibi ayo mahoro uba uyafite. Imana itugirire neza. No mu gihe cy'ubukene ayo mahoro uba uyafite, kuko ayo mahoro ntagira akagero kandi ayo mahoro ntarondoreka. Ariko uri mu rusengero ariko urasambana, uri mu rusengero uracyanywa inzoga, uri mu rusengero urakikinisha, uri mu rusengero witwa ko wakijijwe. Reka nkubwire, mesa kamwe ntawukeza abami babiri, ntawukeza abami babiri. Ababa muri kamere y'ibyuyu mubiri ntibashobora kunezeza Imana n'akanya na gatoya. Ababa muri kamere y'ibyuyu mubiri ntibashobora kunezeza data, ntabwo data yanezerwa. Icyo data gukeneyeho nuko bicyaremwe gishya. Icyo data gukeneyeho nuko amazina yawe yandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Nukuri uyu munsi kuba nitwa Profete Emma ntabwo ari cyo gifite agaciro. Gifite agaciro nuko izina ryanjye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya. Muririmbyi ukuntu yaririmbye, mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we, ubwamvugira na mwanzi numwe wamunyirukanaho. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Mpamya yuko izina, haleluya, mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima wiwe, ubwamvugira nta mwanzi numwe wamunyirukanaho. Ubwo data uri mu gihugu cyo mu ijuru amvugira, izina ryanjye rikaba ryanditswe ku mutima we, ubwamvugira nta mwanzi n'uyu n'umwe wamunyirukanaho. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero mubanze mushakashaka iby'umwami ashima, mushakashake mu maso y'Imana. Imana yambwiye, yamaye ubuhanuzi bukomeye cyane. Hari ubuhanuzi Imana yamaye ngiye kukubwira mu kanya. Ubu buhanuzi burakomeye kandi bwananteye n'ubwoba cyane.
Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru babajwe n'abantu bihimbira kuvuga izina ry'Imana kandi nyamara batarigera bahura n'Imana. Hari abantu benshi bari mu murimo w'Imana, hari abantu benshi barimo bavuga ubutumwa, hari abantu benshi barimo basenga bakiyitirira izina ry'Imana ariko nyirizina batari bahura n'Imana. Hari abantu bavuga Yesu batari bahura nawe, bakamuvuga kuko bamwumvanye abandi, bakamuvuga kuko bumvisha abandi bamuvuga. Ariko ndagusengera wowe unkurikiye, hura na Yesu. Iyo wahuye na Yesu ubuzima bwawe burahinduka, ntabwo ugumya kumera wa wundi wari uri. Nuko iyo wahuye na Yesu ntiwongera kwiba, iyo wahuye na Yesu ntiwongera kugambana, iyo wahuye na Yesu ntiwongera gusebanya, iyo wahuye na Yesu, wahuye na Yesu, Yesu mwahuye, Imana y'amahoro itugirire neza. Iyo wahuye na Yesu urakizwa ukaba icyaremwe gishya. Iyo wahuye na Yesu ntabwo ugira amagambo, iyo wahuye na Yesu ntabwo waroga, ntibishoboka. Iyo wahuye na Yesu wa mumama we ntiwaca inyuma uwo mwashakanye, kuko wahuye na Yesu. Yesu ikintu akora mu mibiri yacu, araza akaduhindura, akatubashisha. Imana y'amahoro itugirire neza. Ijambo ry'Imana mu Byakozwe n'Intumwa igice cyaho cya mbere harambwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira. Rero iyo Umwuka Wera yamanukiye mu muntu, araza akaguha imbaraga, akakubashisha gutsinda kamere. Icyo gihe ntuba ukiyoborwa n'imirimo ya kamere, ubu uyoborwa n'imbaraga z'Umwuka Wera. Umwuka Wera iyo akurimo rero ukora iby'Imana ishaka. Iyo Umwuka Wera atuye muri wowe arakubashisha, akubashisha gukora iby'Imana ishaka. Iyo Umwuka Wera atuye muri wowe akubashisha kugenda uko Imana ishaka, kuko Umwuka Wera aba atuye muri wowe. Iyo Umwuka Wera akurimo, Umwuka Wera akurimo, ugira urukundo. Ese wasobanura ute uburyo usenga ariko ukaba nta rukundo? Wasobanura ute wa muhanuzi uburyo ngo Imana igukoresha ibitangaza? Yego nibyo, ariko nta rukundo. Ukuntu ijambo rivuga ngo naho nagira indimi nk'iz'abamarayika, naho wahanura umuriro ukava mu ijuru ukaza ukikubita hasi, umubwira ibyo n'abadayimoni barabikora. Umuntu w'Imana we Yesu yagezemo agira urukundo, agakunda umuryango we, agakunda abana be. Kandi umuntu ugira urukundo abanza kwikunda. Imana itugirire neza. Hari ibintu abantu bakora ukabona ntibikunda. Iyo wikunda warinda ubugingo bwawe kuzarimbuka. Imana itugirire neza. Ukunda Imana niwe umenywa nayo. Imana y'amahoro itwishimire. Reka mbabwire, mushakashaka iby'Umwami ashima. Birashoboka yuko wowe urareba ukabona ntacyo bitwaye, wowe urareba ukabona biraho, ni ibisanzwe, nta kintu bitwaye. Ariko ndagira ngo nkubwire, shakashaka iby'Umwami ashima. Shakashaka mu maso y'Imana. Shakashaka icyatuma Imana ikwishimira. Yego uziranye n'abakomeye, ariko hari aho bigera amaboko y'abantu ntakore, hari aho bigera amafaranga ntakore, hari aho bigera imiryango ntikore, hari aho bigera amashuri ntakore, hari aho bigera abavandimwe ntibakore, hagasigara ari wowe na Yesu wenyine wo kukurengera. Rero biragusaba kuba uziranye na Yesu. Ese Yesu muraziranye? Uba mu rusengero ariko Yesu muraziranye? Hari abantu baba mu rusengero ariko Yesu bataziranye. Dawidi yabivuze neza, aravuga ngo nabitse ijambo ryanjye mu mutima wawe kugira ngo ntazagucumura. Nabitse ijambo ryawe Kristo we mu mutima wanjye kugira ngo ntazagucumuraho. Imana itugirire neza. Ubuhanuzi rero Imana yampaye buteye gutya. Imana yambwiye kubwira abantu bose, isi yose, navuze ngo abumva ururimi mvuga. Ubu uri mu Rwanda, ubu uri hanze yarwo, ariko urumva ururimi mvuga ndetse n'urusobanurirwa n'abandi, nugirirwa umugisha wo kumva ibi mvuga. Imana y'amahoro itugirire neza. Mwongere, Imana yambwiye ngo mwongere muve ku isoko musubire ku isoko. Abantu benshi bari gusengera mu kigare, abantu benshi bari gusengera mu kigare, ntabwo bazi iyo bava. Nagiye kubona mbona abantu benshi barimo barajarajara,
nkabona abantu benshi kandi barazenguruka, nkabona barashakisha, ariko nkabona ntacyo barimo barabona. Nkabona barazenguruka, nkabona bava ahangaha, nkabona abandi bajya hariya, nkabona abantu baragenda, nkabona abantu barimuka, nkabona abantu baramanuka imisozi, nkabona kandi abo bantu icyo nababonagaho, nabonaga bananutse. Kabiri, nabonaga bishwe n'inzara. Gatatu, nabonaga bishwe n'umwuma. Ndongera mbisubiremo, icya mbere nabonaga bananutse. Kabiri, nabonaga bishwe n'inzara. Icya gatatu, nabonaga bishwe n'umwuma. Nabonaga bakora hirya no hino, nkabona abantu kandi benshi, nkababona ari benshi, kandi nkabona harimo abari bakomeye, nkabona harimo abari abanyembaraga. Imana y'amahoro itugirire neza. Nkabonamo abantu bishwe n'agahinda, ndetse nkababona na kwicuza kwinshi. Abandi ngiye kubona mbona harimo abafite ibivomesho, mbabona barimo bamanuka ku mugezi, ariko nkabona abajya kuvoma, nkabona baratega, ariko nkabona imigezi irimo ubusa, nkabona yakamye. Ndangije ndabwirwa ngo ninze mbwira abantu ngo iki ni igihe bakwiriye kuvoma vuba, kubera ko imigezi igiye gukama, igihe kigiye kugera, abantu bashake aho kuvoma bahabure. Kabiri, Imana irangije irambwira ngo abantu basenge cyane, ndetse bibikire banihunikire, kuko igihe kigiye kuza ari inzara. Iyi nzara izagera ku bantu benshi, ube mutoya ube munini, ubu ubyibushye ubu ukungahungana uko ariko kose, iyi nzara izakugeraho. Wabyanga wabyemera izakugeraho. Icyo usabwa ni iki? Icyo usabwa ni uguhunika hakiri kare. Icyo usabwa ni ukubika hakiri kare. Ngo muri Egiputa ho, ngo Farawo ngo araryama ararota, ngo amajije kurota, ayiwe so ni mashando wiribirifa, arangije kurota ngarota inka zirindwi, ngo izo nka zirindwi yabonaga ngaringa, ngo abona inka zirindwi zibyibushye, ngo abona zibyibushye, ngo abona n'izindi zirindwi ngo z'iminano. Bibiliya bivuga neza, uvuga ngo izo nka zari umwaku, ngo yarazirebaga ngo akabona ni umwaku rwose. Imana y'amahoro itugirire neza. Yarazirebaga akabona ni umwaku rwose. Imana itugirire neza. Ibyo bintu arabibona, arabyitegereza, ariko nkawe kuko yari umunyamubiri, ndabizi nawe unkurikiye nimvuga inzara ntabwo uri buze kunyumva, ntabwo uri buze kubyumva, kubera ko ibi ngibi byumvwa n'abana b'ibwami, bibyumvwa n'abo mu bacu. Ndimo ndabwira abana bo mu rurembo, ntabwo ndimo ndabwira abanyamubiri. Nimvuga iyi nzara uyumve, kandi ninyivuga uyitegure cyane. Imana y'amahoro itugirire neza. Umvirize iyi nzara igiye kuza, aho waba uri herereye aho ari hose, kandi mu bihugu byose byo mu isi. Mwitegure, waba uri umunyarwanda, waba uri umurundi, waba uri umukongomani, waba uri umunyafurika mu bindi bihugu, waba uri mu Buraya, waba uri muri Amerika, waba uri muri Canada, waba uri aho waba uherereye hose, iyi nzara izakugeraho. Icyo usabwa nta kindi, urasabwa guhunika. Imana irangije ambwira ngo ninze mbwira abantu bahunike. Mani tugirire neza. So ni mashando wiribirifai. Abantu bahunike, bitegurira iyi nzara kandi babe maso. Nimvuga ibi ngibi nturi bubyumve, kuko ibi ngibi byumvwa n'abari n'abanyamwuka, byumvwa n'abana b'ibwami, byumvwa n'abageze ku musaraba, ariko kuko uri umunyamubiri ntabwo wabasha kubyumva. Mani tugirire neza. Jambo ry'Imana ryo ryarambwiye ngo aba bantu bafite amaso ntibabona, bafite amatwi ntibumva. Imana y'amahoro itugirire neza. Abantu bafite amaso ariko ntibabona. Imana itugirire neza. Abantu bafite amatwi ntibumva, abantu bafite amaboko ariko ntibakora, bafite amaguru ntibagenda, bafite amazuru ntibinukiriza. Imana y'amahoro itugirire neza. Wakabaye umunyabwenge, wakwitaye ku iherezo ryawe. Iryo yerekwa ndaribona, ndibona n'amaso yanjye, ndabyitegereza ndabireba. Imana irangije irambwira ngo
ninze mbwira abantu babe maso basenge kandi basengesha umwuka iteka. aba bantu babe maso, aba bantu mwitegure kandi mwirimbishe mwiboneze. abantu bakunze inyigisho z'ibitangaza, abantu bakunze gusenga badakijijwe, abantu bakunze kuba mu rusengero ariko badakijijwe, abantu bakunze kubyina ariko ibyo nabyo Imana yabirambiwe. abantu bari bati inzu y'Imana. reka mbabwire nimugire vuba. yewe usenga senga n'umwete, yewe senga senga n'umwete. nawe uri mu byaha kandi nawe bikorana umwete. igihe cy'isarura gishize, abakozi bose bazataha kandi umwami wabo azabakira, ababwira ati mwakoze neza Mana yanjye, ntege kubu unkozeho ikara ry'umuri. Mana we Mana yanjye, ntege kubu ntuma mwami ubundi imbere yawe. igihe cy'isarura gishize, abakozi bose bazataha kandi umwami wabo azabakira, ababwira ati mwakoze neza Mana we Mana yanjye, ntege kubu unkozeho ikara ry'umuri. Mana we Mana yanjye, ntege kubu ntuma mwami ubundi imbere yawe. umuntu w'Imana yaravuze ati njye ntacyo nishoboreye, ariko ashyuhijwe n'umuriro ati Mana none uzuntume. Mana yanjye, ntege kubu unkozeho ikara ry'umuri. Mana we Mana yanjye, ntege kubu ntuma mwami ubundi imbere yawe. Mana ishimwe ngo igihe cy'isarura gishize, ngo abakozi bose bazataha kandi umwami wabo azabakira, ababwire ngo nimuze mwakoze neza. Mana itugirire neza. dore ikintu kigiye kurimbuza abantu. abantu bagiye kurimburwa n'ikigare. abantu barashaka, buri muntu wese arimo aragenda ashaka gusa n'undi. abantu barashaka gukomera nk'uko Ntuza yakomeye. abantu barashaka kugera kure nk'uko Ntuza yahageze. umuntu arashaka gukorera mu mavuta ataraye, arabona uriya akora akabona biramukoreye, nawe agashaka kumwigana. Imana irangije irambwira ngo abantu bishwe n'urwiganwa. urwiganwa rugiye gutuma abantu bapfa kandi bapfire gushira. kandi bazapfa ntawo kubarokora uhari, bazarira ntawo kubahoza uhari. nabonaga abantu barira bakarira bakaboroga kugeza n'ubwo haje amaraso, ariko ntawo kubahoza uhari, ntawo kubarengera uhari, ntawo kubatabara uhari. uyu munsi uhamagarwa na Yesu kenshi. nuwo ajya guhamagara mu ijwi rye akakubwira ngo ngwino, akakubwira ngo ngwino. ariko uyu munsi ndakuburiye, ndakubwira ngo iyanure hakiri kare, iyarure hakiri ku manywa, kuko byanze bikunze igihe kiraje kandi kirasohoye. ngo abasenga Data mu kuri no mu mwuka, aba ari bo bamusenga. mwagwije ubuhanuzi bw'ibinyoma, mwagwije ubuhanuzi bw'ibifatika, mwagwije ubuhanuzi bw'amazu, mwagwije ubuhanuzi bw'amafaranga, mwagwije ubuhanuzi bwo kubeshya, ndetse abandi mwishakira izindi mbaraga, mwishakira izindi mana, mwimura Imana yaremye isi n'ijuru. ariko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru iraje. reka dusome ijambo ry'Imana, reka dusome ijambo ry'Imana, turisome mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'amahoro itugirire neza. reka turebe Zaburi ya 50, Zaburi ya 50. Imana y'amahoro itugirire neza. turasoma Zaburi ya 50, Zaburi ya 50 ku murongo wa 16 haravuga ngo ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe? Imana y'amahoro itugirire neza. umunyabyaha Imana iramubaza iti wiruhiriza iki?
wiruhiriza iki? Imana y'amahoro itugirire neza. Wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe? Ubwo uri inyanga guhanwa ukirenza amagambo yanjye, uko ubonye umujura wishimira kubana nawe kandi ufatana n'abasambanyi. Imana itugirire neza. Ushyira ibibi mu kanwa kawe, ururimi rwawe rukarema uburiganya. Wicara uvuga nabi mwene so, wicara uvuga nabi mwene so. Imana y'amahoro itugirire neza. Wicara uvuga nabi mwene so, wicara uvuga nabi, ubeshyera mwene nyoko, ibyo urabikora nka kwihorera. Imana itugirire neza. Ibyo urabikora nka kwihorera. Ibyo urabikora nka kwihorera. Imana y'amahoro itugirire neza. Urabikora nka kwihorera. Ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti, Imana iramubaza iti, reka mbabwire, abantu benshi muravuga ngo Imana ntigitabara, muravuga ngo Imana ntigikora, ngo Imana yaradutaye. Oya, ntabwo ukuboko k'Uwiteka kwaheze ngo ananirwe gukora, n'amatwi ye ntiyapfuye ngo ananirwe kumva, ahubwo ibyaha by'abantu nibyo byateye Uwiteka kubima amaso. Umva ijambo ukuntu rivuga, rivuga ngo nakurakariye uburakari bw'akanya gato bituma nkwima amaso. Imana itugirire neza. Nakurakariye uburakari bw'akanya gato bituma nkwima amaso. Hari uburakari Imana yarakaye, hari umubabaro wateye Imana, hari agahinda wateye Imana, hari amarira. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ibabajwe n'abantu yagiriye neza, ibabajwe n'abantu yambitse, ibabajwe n'abantu yahaye ijambo, ibabajwe n'abantu yavanye kure, ibabajwe n'abantu yahaye agaciro bo bakayitesha agaciro, yahaye ijambo bo bakayambura ijambo, yahaye icyubahiro bo ariko Mana, iyi Mana iri mu gihugu cyo mu ijuru ibabajwe n'abo bantu, ibabajwe n'abo bantu. Wicara uvuga nabi mwene so, wicara uriganya abandi, wicara uvuga nabi abandi, wicara ubavuga amagambo, ibyo urabikora nka kwihorera. Imana itugirire neza. Urabikora nka kwihorera. Imana itugirire neza. Handitse ngo 21 yavuze ngo ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira yuko mpwanye nawe rwose, ariko nzaguhana mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Nzaguhana, nzaguhana mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Akenshi wumva yuko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru yo ubwayo ntirobanura ku butoni, ariko iratonesha. Ukunda Imana ni umenywa nayo. Imana y'amahoro itugirire neza. Ukunda Imana ni umenywa nayo. Imana ishimwe cyane. Imana y'amahoro itugirire neza. Ndagira ngo nkubwire, Imana ikigukeneyeho, igukeneye ukiranuka. Imana igukeneye utunganye. Munyabyaha Imana iramubaza iti, wiruhiriza iki? Wiruhiriza iki? Abenshi urimo urareba ukabona nibyo urabeshya, ukarya mu binyoma, ukambara mu binyoma, curuza mu binyoma, aho utuye ni ikinyoma, nyambaro wambara ni ibinyoma, umugabo ufite n'uw'ikinyoma, umugore ufite n'uw'ikinyoma. Urabizi nawe, urabizi ubutunzi ufite, uzaho wabukuye. Ariko Imana iravuze ngo nzabishyira ku mugaragaro byose uko bikurikirana. Nta cyahishwe kiri hano ku isi kitazatwikururwa. Kandi reka nkubwire,
uyu munsi urabikora Imana ikakwihorera, ntabwo ari uko wayihejeje, ntabwo ari uko byarangiye, oya, izabishyira ku mugaragaro byose uko bigize gute bikurikirana. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Ndagira ngo ndimo nsoza tuvuga kuri iri jambo Imana yampaye ijya kumpa buriya buhanuzi kugira ngo tubigendanemo neza. Navuze ngo ibyo mvuga birumvwa n'abanyamwuka. Hakomeje kubaho ubutumwa bufunguye, ubutumwa bw'ubutuburano. Abantu kandi nibwo bakunze inyigisho z'ibinyoma, ubuhanuzi bw'ibinyoma. Abantu benshi bagakunda ibitangaza kubirutisha nyiri ibitangaza. Abantu basigaye bakunda ubuhanuzi ubw'abantu babahanurira, ariko ntibagikunda ubuhanuzi Bibiliya y'ijambo ry'Imana. Ariko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ambwiye ngo abantu nibagaruke ku rufatiro, abantu bagaruke basome ijambo ry'Imana, abantu bagaruke bongere bakunda ijambo, abantu bagaruke bongere bagarukira Imana. Hahirwa abafite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni. Hahirwa abamama bafite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni. Hahirwa abagabo bafite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni. Hahirwa abakobwa bafite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni. Hahirwa, ayiwe, hahirwa. Imana y'amahoro itugirire neza, Imana y'amahoro idutabare. Hahirwa. Reka turebe Amose. Ijambo ry'Imana riri igitabo cy'umugabo witwa Amose. Imana y'amahoro itugirire neza. Turareba muri Amose, Imana y'amahoro itugirire neza. Amose niho tugiye kureba, ubundi dusenge Imana. Imana itugirire neza, izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Turareba muri Amose ibice byaho. Imana y'amahoro itugirire neza. Reka turebane ijambo ry'Imana muri Amose ibice 8. Tugiye gusoma ku murongo wawo wa 11. Haravuze ngo 11, dore iminsi izaza niko Uwiteka avuga. Dore iminsi izaza niko Uwiteka Imana ivuga, nzateza inzara mu gihugu. Nzateza inzara mu gihugu. Ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari iyo kumva amagambo y'Uwiteka. Imana impa rino jambo imbwira ikintu cy'inzara, mbona iryo yerekwa abantu bashonje, nkabona abantu bananutse, nkabona abantu baguye umwuma. Imana irangije irambwira ngo kuko abantu banze gukunda ijambo ryayo, kuko abantu banze gukunda ukuri, kubera yuko abantu banze gusoma Bibiliya, abantu banze gukunda Imana ngo bakunde amagambo y'umwimerere, ngo bakunde gushaka mu maso y'Uwiteka. Abantu ntibagishaka kubwirwa ibyaha, kuko amatwi yabo babarya. Bashaka ibibaryoheye, bashaka ibibanezeza, bashaka ubabwire ko bagiye kubona abagabo, bagiye kubona viza, bagiye kubona imodoka, bagiye kujya i Buraya, bagiye kubona indege, bagiye kubaka ama etaje. Mbega abantu barashaka ubutumwa buhuye n'irari ryabo. Ariko umva mbabwire mwabapfapfa mwe, Imana y'amahoro ibagirire neza, Imana y'amahoro ibarengere. Dore Yesu ahagaze ku rugi arimo arakomanga, arimo aravuga ngo yewe mube maso kandi muhunike yemwe, inzara yigiye kuza kandi inzara igiye gutera mu gihugu. Imana irambwira ngo inzara igiye gutera mu gihugu kandi izaba ari inzara ikomeye cyane. Iyi nzara Bibiliya iravuze ngo ntabwo ari inzara y'ibyo kurya, ntabwo ari inzara y'ibyo kunywa ibingibi by'umubiri, oya, ni inzara yo gushaka ijambo ry'Imana. Hari igihe kigiye kugera
hari igihe kigiye kugera umuntu ajya aminuka umusozi ashaka ahantu yasengera yumva anezerewe, yumva aguwe neza, uhashaka uhabure. hari ahantu mu gihe kigiye kugera abantu bazamuka imisozi bashaka bumve ko bakumva ijwi ry'Imana, babishake babibure. insengero zose zihinduke bizinesi, insengero zose usange nta hantu bavuga ijambo ryubaka imitima, nta hantu bavuga ijambo ryakwituma umuntu agarura ibyiringiro. abantu mugiye gushaka ahantu mwihanira muhabure, abantu mugiye gushaka ahantu musengera muhabure. umva nkubwire aho uherereye aho ari hose, iyi nzara ntabwo ari inzara y'ibyo kurya, ni inzara y'iby'umwuka bigiye kubura mu nsengero. umwuka agiye gucika burundu, na gakeya mwajyaga mubona mukabure. Imana y'amahoro itugirire neza. abasomaga ijambo ry'Imana naryo muribure. abantu bazajarajara bave ku musozi umwe bajye ku wundi, abantu bazajarajara bajye mu majyepfo bashaka Imana bayibure, bajye mu majyaruguru bashaka Imana bayibure, bajye mu majyepfo bashaka Imana bayibure. uzambuka imipaka abantu bashaka Imana ariko ntabwo bazayibona. Imana irangije irambwira ngo nimbwira abantu ngo yemwe ngo nimwikomeze kandi muvoma amazi mu igihe kitari cyabashirana. nimwivomera amazi, mwibikira amazi, kuko imigezi itemba amazi meza y'ubugingo. iyo migezi igiye gukama. abantu benshi bagiye kurwanya icyo bita ijambo ry'ukuri, barice kandi burundu. ijambo ryo kwihana ibyaha iryo ngiryo abantu bagiye kurica. hagiye kuboneka inyigisho abantu benshi baziyoboke, kandi abantu benshi bazikunde, kandi abantu benshi bazisangemo. inyigisho z'ibinyoma, inyigisho ziyobya, inyigisho zitarimo kwihana ibyaha, ndetse abantu bashakashaka Imana ariko ntibazayibona. Imana irangije irambwira ngo hagiye kubaho inzara. noneho arangije avuga ngo ari inzara y'ibyo kurya, cyangwa ngo ntabwo ari inzara y'ibyo kurya, ngo ni inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari iyo kumva amagambo y'Uwiteka. kandi bazajarajara bava ku nyanja imwe, Imana itugirire neza, bajya ku yindi. bazava ikasikasi bajya iburasirazuba, bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Uwiteka be kuribona. Imana itugirire neza. bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Uwiteka be kuribona. Imana y'amahoro itugirire neza. uwo munsi inkumi nziza n'abasore bazicwa n'inyota. yewe mwabakobwa mwe, mwabasore mwe, Imana y'amahoro itugirire neza. harya ngo mwakoze umubiri. yewe mwabakobwa mwe, harya ngo mwisize, ngo mufite inzobe nziza, ngo mufite amata ya geriri. umva nkubwire, inzara niza byose bizavaho, bizashira. muzajarajara, imitima ibahagararemo, imitima itimbaguze. ntabwo uzongera kumenya ko ari wowe wateruye ibyuma, nta nubwo uzongera kumenya ko ari wowe wari ufite bwa bwiza, ari wowe wari ufite ya mabuno. umva nkubwire, uwirata yirate ko afite Kristo utuye muri we, yirate ko Yesu atuye muri we, ko yabaye icyaremwe gishya. irate ko amazina yawe yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. naho ibindi barakubeshya, naho ibindi. umubiri ni ubusa urashira, umubiri urashonga, waba ubyibushye waba unanutse uzapfa. kandi gupfa si ikibazo, ahubwo upfuye ute? gupfa udafite Yesu nicyo kibazo. gupfa urimbutse nicyo kibazo. kandi warabwiwe wamuririmbye yararirimbye aravuga ngo iyo mbimenya nari gufata Yesu nkareka ibindangaza. abantu benshi barangariye mu bitagira umumaro, abantu barangariye mu bitagira umumaro. basore murangariye mu guterura ibyuma, ngo murakora amatuza, ngo murakora amababa. ariko yaba mwabimenyaga ubwo busore bwawe ukabukoresha igihe cy'iminsi mibi itaraza,
wa musore we, koresha ubwo busore bwawe, ubukoresha mu kubaha Imana, ubukoresha no kubana n'abantu bose amahoro iminsi mibi itaraza. Wa mukobwa we, ubwo bwiza bwawe ntacyo bumaze, nta kintu bwamara, kuko ntibaburya, nta kintu bwagufasha, nta kintu. Ku munsi w'amakuba ntibuzakurengera, ku munsi w'amakuba uzakubita hirya no hino ushake n'uwakuvugisha. Uyu munsi uravuga ngo ubayeho, kandi nawe urabizi wa mukobwa we, n'ubwo ubayeho ubwo bwiza bwawe ngo ubayeho nibwo ukoresha. Hari amarira y'abadamu benshi bari kurira kubera yuko wabatwariye abagabo. Hari abana benshi batakijya ku ishuri, papa wabo waramutwaye. Urabizi aho amavuta uyakura mu binyoma, imyambaro uyikura mu binyoma. Urabizi inkweto ziva, urabizi urirata ngo uba muri etaje, nawe urabizi aho amafaranga uyakura, nawe urabizi aho ava, nawe urabizi uko bimeze. Umva nkubwire, shaka iby'umwami ashima, shaka iby'umwami ashima, shaka iby'umwami ashima. Wa mukobwa we, shaka iby'umwami ashima. Ibyo byose bizashira, ibyo byose bizarangira, ariko hari ikitazarangira: ijambo ry'Imana. Yesu arahari kugira ngo arengere abantu be. Nuko Imana irangije irambwira ngo, yemwe mwabibagirwa Imana mwe, nimugaruke kandi mugaruke. Imana nayo iracyicaye ku ntebe y'imbabazi. Ndasoje, ndashaka kubona umubare munini w'abantu benshi bankurikiye. Manuka ujye muri komenti wandike umuti, njyewe runaka, Mana yanjye ngarura ku rufatiro. Bwira Imana uti, Mana ngarura ku rufatiro. Wongera ubwira Imana uti, Mana ngomororera. Saba Imana uti ngomororera. Imana ikugomororere. Wagiraga ibihe byo gusenga ntugisenga, wajyaga wiyiriza ntukiyiriza, wajyaga uvuga ubutumwa ntukibuvuga, wajyaga gufasha abakene ntukibafasha, wajyaga gufasha abababaye ntukibikora, wajyaga ugira urukundo rwaragiye. Saba Imana yongere ikugomororere, saba Imana yongere gutabara. Ndashoje, tugiye gusenga Imana, ariko ndashaka kubona abantu umubare munini. Manuka ujye muri komenti wandike muti, Imana ngomororera. Jya muri komenti wandike muti, ndasaba Imana ingomororere, ndasaba Imana ingirire ubuntu, ndasaba Imana ingirire imbabazi, ndasaba Imana intabare. Manuka ujye muri komenti, andikamo izina ryawe uti, njyewe runaka, ndasaba Imana ungomororere, ndasaba ungirire ubuntu, ndasaba ungirire imbabazi, ndasaba undeba n'amaso y'imbabazi. Nukuri Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Nge ndi Profete Emma, ariko icyo si cyo ndirata Kristo wampaye agakiza ke ku buntu. Imana y'amahoro itugirire neza. Hanyuma reka dusengane Imana. Data uri mwiza, ndagushimye, mpanuye uko wantegetse. Reka ijambo ryawe rigira ububasha, ijambo ryawe rigira imbaraga, kandi iri jambo ryawe rigere ku bantu benshi, kandi rihindure imitima ya benshi, rigende mu ngune enye zose z'isi. Mana, iri jambo riherekeresha umwete wawe, kandi uriherekeresha imbaraga zawe, rigira umumaro ukomeye, kandi ribohore benshi, rikize benshi, rizure benshi. Nanjye ukomeze kunyambika imbaraga, kandi uzinyambikane n'abankurikiye bose, ni mu izina ryera Yesu Kristo, amen. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Ndabakunda cyane. Kuboko kwiza kw'Imana nikuboneke kuri mwebwe. Ntugende udakoze subscribe. Niba warebye buno butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kabona buno buhanuzi, kumva urafashijwe, kora share no ku bandi, kugira ngo bubagereho, kugira ngo ubutumwa bwiza bukomeze bwamamare, kandi komenti yawe ni ingenzi. Imana ibaha umugisha, ndabakunda cyane. Uwiteka bishimire, ntimukabure ku Mwuka Wera, ntimukabure amata mu ijuru iwacu zirakamwa. Yesu abishimire. Shalom, shalom.